Ngaha turaje Nyagasani twitabira ingoma y'urukundo ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda. Ije kudukiza kuri uwa kabiri w'icyumweru cya kabiri cya Pasika, tariki 14 Mata 2026. Dore amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere yo mu itaki byakozwe n'intumwa, umutwe wa 4 umurongo wa 32 kugeza ku 37. Imbaga y'abemera yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe, kandi nta n'umwe wibwiraga ko icyo atunze cyose ari icye bwite, ahubwo byose byari rusange kuri bo. Nuko intumwa zikomeza guhamya izuka rya Nyagasani Yezu n'ububasha bukomeye, kandi ubugwaneza bwinshi bwari bubuzuyemo. Koko rero nta mukene wabagamo, kuko ababaga bafite amasambu cyangwa amazu babigurishaga, bakazana ikiguzi cyabyo bakagishyikiriza intumwa, nuko bakabisaranganya bakurikije ibyo buri muntu akeneye. Bityo na Yosefu w'intumwa zari zarahimbye Barinaba, ari byo kuvuga Imaragahinda, wari n'umurevu ukomoka i Shipure, akaba yari afite umurima. Agurisha uwo murima, maze ikiguzi cyawo ayishyikiriza intumwa. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 93. Yezu Kristo ni Nyagasani, aganje mu ikuzo. Uhora n'umwami yisesuyeho ubuhangare, uhora yambaye ububasha yarabukindikije. Isi yarayishinze arayikomeza, intebe yawe y'ubwami yashinzwe ubutajegajega, uriho kuva kera na kare. Ibyo waduhishuriye ni amanyakuri, ingoma yawe ikwiranye n'ubutungane, uhoraho ko ibihe bihora bisimburana. Yezu Kristo ni Nyagasani, aganje mu ikuzo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Magambo y'Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 3 umurongo wa 7 kugeza ku 15. Muri icyo gihe Yezu abwira Nikodemo ati, ntutangazwe nuko nkubwiye ngo ugomba kongera kuvuka ubwa kabiri. Umuyaga uhuha werekeza aho ushaka, ukawumva uhuha, ariko ntumenye aho uturuka cyangwa aho werekeza. Nguko uko bimerera umuntu wese wavutse kuri roho. Nikodemu aramubaza ati, ese ibyo bishobora kubaho bite? Yezu aramusubiza ati, ukamwigisha muri Isiraheli, maze ibyo ntubimenye? Ndakubwira ukuri koko, tuvuga ibyo tuzi, tugahamya n'ibyo twabonye, ariko ntitwemere ibyo duhamya. Niba mutemera mbabwira ibintu byo munsi, muzemera mute nimbabwira ibyo mu ijuru? Ntawigeze azamuka ajya mu ijuru, uretse Umwana w'umuntu wamanutse aturutse mu ijuru. Mbese nk'uko Musa yamanitse inzoka mu butayu, niko n'Umwana w'umuntu azagomba kumanikwa, kugira ngo umwemera wese agire ubugingo bw'iteka. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Wibuke gufungura buri munsi, ufungure buri munsi, kandi wibuke no gufungura abandi buri munsi. Amasomo ya buri munsi nadufasha guhura n'Imana. Ikimenyetso gikomeye cyo kwahuye n'Imana nuko abandi bazabibona. Ubuzima bwawe burahinduka, kuko akenshi tuba mu buzima buhindanye, burimo isayo, akavuyo, icyaha. Twamara kumva ijambo ry'Imana, ariko tumaze no guhabwa Yezu kwa bitabira igitambo cy'Ukaristiya, ubuzima bugahinduka. Gusa hari abatabyemera, hari n'abatabyumva. Ariko kuba utabyumva ntibivuze ko bitabaho. Icyo dusabwa ni ukugira ngo nawe ubyumve, ubyakire, ureke nemaze Imana zigutambukeho. Turaza kubona muri ano masomo ikintu gikomeye cyuko ubuzima bwacu ari ugusangira, kandi gusangira ni ugusaranganya. Iyo nshinga turayitonagura, ariko igigora bamwe, uko bamwe bibwira ko ngenda kize, nta mpamvu rwose yo kugira ngo nshyire hamwe n'uriya mukene, nta mpamvu. Ugasanga twiciyemo ibice, ariko Nyagasani kufuza kutubwira ko iyo dusangiye dusa nawe, aradusanganira, ubundi tukamererwa neza. Hari imvugo Kinyarwanda igira iti, abasangiye ubusa bitana ibisambo. Ibisambo we. Naho abakristo bo iyo mvugo barangije kuyikosora. Abana b'Imana baravuga bati, abasangiye ubumwe, abasangiye Ukaristiya, bunga ubumwe, bitwa abana b'Imana. Ngiye kiranga abantu basangira. Natwe rero tugiye kureba mu muri ano masomo ingingo remezo igira iti, ibyo duha Imana nibyo Imana iduha. Erega ku Mana imeze nka mbango, Imana turayiha, ariko nayo iraduha. Nubwo itabikeneye byacu nyirizina byose, nitwe n'ubundi bigirira akamaro, ariko Imana ikeneye ko tuyiha. Hari Imana ikeneye ko tuyiha. Icyo rero ikeneye ko tuyiha ntabwo ari ibi bifatika cyane, ni ubuzima bwacu ibyo bifatika, lo materiel, ibi bintu bifatika tukabihereza Imana. Ubundi nayo ikaduha nanjye kuvuga ikidafatika gikomeye cyane kirenze n'ibyo bintu, cyitwa umugisha. Burya ufite umugisha, nyine ufite n'uwayaguhaye, kandi bya bintu ufite amahoro afite n'uwayamuhaye. Iyo ufite umugisha na bya bintu bigeraho, abantu ukabageraho, ubuntu bw'Imana bugakuzaho. Ubundi abantu benshi ikintu tubuze gikomeye, tubuze ikintu bita umugisha. Iyo ufite umugisha nta hantu utagera, nta muryango utakwinjiramo,
kuko umugisha bawita n'urufunguzo rwo hari ibiryo. Iyo ufite umugisha urakira ugakiranuka, iyo udafite umugisha ushobora no gukira ukabona ibintu hano ku isi, ariko ejo n'ejobundi bikayoyoka cyangwa bigakwibagizwa n'Imana, kaza kurangira wabuze Imana mu buzima bwawe, wabaho ute ubuze Imana? Amasomo aratwereka uruhare rwanjye rwo kugira icyo mpereza Imana, kwakira ibyiza Imana irampa n'ubundi, ariko nkakiramo umugisha w'Imana, kundi ngomba kwitunganya nkagenza neza nk'umwana w'Imana, kuko gusangira ukarisiya nk'umwe n'abandi, ngitwa umwana w'Imana nk'abandi bose. Turumva mu ivanjiri Nikodemu uri gusangira na Kristo, hari ibyo azaniye Kristo. Twumvise mu isomo rya mbere batubwira ikoraniro rya mbere, abayoboke b'Imana ku ikubitiro, uburyo basangiraga ngo nta mukino babagamo, kuko bose ibyo bari bafite bashyiraga hamwe, umwe agasangira n'undi, undi agasangira n'undi, ubuzima bukagenda neza bakishima. Ibiranga abantu basangira bataryaryana n'ibyishimo. Imana ntabwo dusaba ngo ufite igare ashyire hamwe n'ufite imodoka n'indege bose bashyire hamwe, ahubwo wa mutima mwiza, kwa kurya ibintu nta mururumba, kwa gusaranganya, kwa gushyira hamwe, wa mutima. Icy'ingenzi ntabwo ari ibintu, ahubwo ni iki? Ubuntu, wa mutima. Ibyo rero iyo tubifite tugera heza, nta mukene utubamo. Naho ubundi impamvu dufite abakene ni uko nigundira, ngashaka kwikubira, ngashaka gusaruza n'ibitandeba, yasuri isahura byinshi gasohoza bike, nuko intambara nkavurunga abandi, nkakubita abandi, nkagira abandi nabe ngasahura abandi, ngaza kubirwa ko nakagize uruhare mu kubagira neza. Gusangira ibiryo, gusangira ibiribwa, gusangira imyambaro, gusangira ibiribwa by'umubiri, ariko nanone ubuzima. Ivanjiri yagarutse ibiribwa bya roho, gusangira ibiribwa bya roho, aho twumva ikiganiro cyazo na Nikodemu gikomeje nko twaje tubyumva. Nikodemu zasanga Yesu. Nikodemu biragaragara nyine nk'umuntu hano ku isi wa mutegetsi, afite iki? Afite ibintu, afite ubukire bwa hano ku isi, afite ubutegetsi, ariko kumva hari ikingenzi abuze ubuzima bwa roho. Niyo mpamvu aje gusiganuza, azaniye Yesu ubuzima bwe bwose, ari kumubwira ibyo atari kumva byerekeye n'umubiri, kuko kuri we ntabwo ashobora kumva ubuzima bwa roho atari uko Yesu yamwigishije. Nikodemu azaniye Yesu ikintu gikomeye, amuzaniye ibintu yari afite. Nirinze kuvuga ubujiji cyangwa ubwenge, naringiye kuvuga bukeya afite, cyangwa na kwa gutumva iby'Imana. Aje kumusiganuza ati Yesu, ibi koko birashoboka? Yego, ku Mana birashoboka. Nikodemu azanye les biens matériels bifatika, Yesu araza kumusubiza ka cyabo kajya bamugarura, amusubize les biens spirituels, amuhe ubuzima bwa roho, wamugisha. Ngaka kantu karyoshye ko twebwe n'amaturo tuzana imbere y'Imana, bya bindi turimba, ibyo dutuzi byose bya Nyagasani, koko nibye, kuko nta na kimwe watunga utagihawe n'abijuru. Byose turabizana, amafaranga, ibyo dutunze, ibiribwa, ibinyobwa, bya bintu byose dukoresha byose tukabitura Imana, ariko Nyagasani nawe akaduha umugisha. Ni uzasanga hahandi wakuye hari kwera, wawundi wafashije ubonye ibindi byamiranye nyuma byo kumufasha utari witeguye, n'ubuzima wundi bwose bukagenda buhinduka. Kubera iki? Hari ibyo ufite wowe Imana yaguhaye, ariko hari n'ibyo udafite. Mfite ibintu ariko mbuze ubuntu bw'Imana. Ako kantu iyo twakamenyaga abantu dutuye ku isi, ko dufite ibintu tugomba gushyira Imana, hanyuma tukagira dute, tukakira umugisha w'Imana. Gushyira ibintu Imana ntabwo ari uko Imana ikeneye kurya, ahubwo wa muntu ukoze mu ishusho y'Imana, wa muntu uri mu ishusho y'Imana, wa muntu tugomba gushyira, tukamufasha, tukamugira neza, tukamwitaho, ibikorwa by'urukundo, tukamwambika aho kumwambura, tukamusura aho kumusunika. Nuko rero bya bikorwa byose tukagenda tubikora tugereye Yesu Kristo. Icyo nicyo bita ikoraniro ryo kwikubitiro, bashyize hamwe n'umutima umwe kubera Imana. Imbaga y'Abakristo yari ifite umutima umwe n'amatwara amwe. Mu Gifaransa babyita ngo la multitude des croyants n'avait qu'un seul cœur et qu'une âme. Bafite umutima umwe. Ntabwo ari uko bari batunze ibintu bya mirenge. N'ikimenyero uzabona abantu batunze ibintu bya mirenge hano ku isi, ese nibo banye neza? Ahubwo au contraire, ushobora gusanga ibyo bintu bya mirenge bishobora no gutuma dushwana. Kubera iki? Twabiryanye umururumba, nta by'Imana birimo, nta buntu bw'Imana burimo, nta mugisha urimo. Nibwo uzasanga abantu bari kumarana, ibihugu biri kurwana, ariko se uzi ubushobozi? Ahubwo se wavuze ko ibihugu bifite ubushobozi, bifite ibintu bya mirenge, ari byo bijya gushotora? Turye duke twineza, ubundi tubeho, tumerane neza mu mahoro. Iri somo ryo no munsi ryose riratubwira ngo ibintu byose ufite, niba utarabihawe n'abijuru, ni zeru. Ibintu byose ufite, niba hatarimo umugisha w'Imana, ni zeru. Duharanire gutunga ibintu duhawe n'abandi n'abijuru, ibintu by'ijuru birimo umugisha w'Imana. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika,
ngo pasiteri umwe yabwiye abakristo yabonaga urusengero rwaratwawe n'umuyaga, nuko akoranya abakristo ababwira ati nyaboneka murabona ko turi gusengera ku gasi ntaho dufite dusengera, nimuze dukoranye dukusanye inkunga kuko abishyize hamwe nyine Imana irabasanga, ubundi turebe ukuntu twakubaka urusengero. Ngo urusengero rwari guhura n'amadolari 50,000 kugira ngo rwuzure, nyinshi cyane. Yoboke b'Imana bateranira nyine mu rusengero baje gukusanya, buri wese ashyiramo ibyo bose bashyira gasecyariya, buri wese agenda ashyiramo, buri wese ashyiramo amafaranga bitewe na konti cya 10 sinakubwira. Abayobozi bose bakomeye, abategetsi bose, abakire bose, abakozi bose bagenda bashyiramo. Uzi ko mu madolari 50,000 ngo haje kubonekamo gusa muri ka gaseke kose amadolari 50. Ibyo bakusanyije byose. Nuko pasiteri arabe hirya areba hino, koko aya mafaranga koko aragayagaya. Reka tuvuge pasiteri turabasuje bagaya amafaranga y'amaturo, turabasuje mukomere cyane, bavuga ati koko aya mafaranga koko yatwubakira. Ari neriva cyane, ararakara cyane koko ayoke b'Imana ko mwatuye make urusengero tuzaruza rute koko dukomeza dusengera hanze. Pasiteri noneho hari ikintu cyamurakaje kiye guhakurikira kirakaza n'imbaga ikurikiye, ajya kubona umuntu wuzuye ibitaka, azanye umufuka wuzuye ibitaka. Urumva bishoje ko ari gucukura ibitaka nyine, azanye umufuka wuzuye ibitaka awutereka imbere ahantu basengeraga, bose bamuhindura urw'amenyo. Pasiteri noneho arabisha cyane, yabisha birambuye. Nuko muntu asaba mikoro kugira ngo agire icyo atangaza kuri bya bitaka azanye, dore ko yarameze nyine nk'umusazi wambaye nabi, neza asa nabi. Nuko rero ngo aravuga ati njyewe nsanzwe ncukura imisarani, nta bundi bushobozi mfite, nta bundi bubasha mfite, ariko nanjye numvise ko tujya kubaka urusengero, nuko njya gucukura. Murabona ko mvuye gucukura, njya gucukura imisarani nk'ikiraka bari bampaye, none iri taka nshyize mu mufuka n'ituro ryanjye nanjye zanye nk'umuyoboke w'Imana, rero ituro muri nyakirire. Nuko abari aho mu ikoraniro bose bavuze induru, bamuha urw'amenyo. Pasiteri sinakubwira hafi kumwirukana. Nuko umuntu aravuga ati nyamara ibyo bitaka byanjye mubifate neza, n'iryo turo ryanjye nabonye. Nuko pasiteri ategeka ko haboneka abantu bamwe bajya kujugunya ibyo bitaka, ubundi bakongera bagakubura neza aho ngaho yamenye iryo taka, aho ngaho nyine yanduje, ndetse nabo bakamujyana kure akareka kuvuga amagambo yo gushinyagura. Ngo mu gihe bagiye kumena rya taka, umuntu umwe waza kubonamo ikintu kidasanzwe, ngo ashyizemo akaboko asanga harimo ikirundo cya zahabu. Nuko ryakoraniro ryose bibaza ibibaye, bose baraceceka, dore ko umuntu watuye wa mufuka w'ibitaka ngo yegeze ku gitaka aza kubona zahabu, aravuga ati zahabu reka nyihishe imbere n'iyi gitaka cyane nk'ikimenyetso cy'uko nyikuye mu butaka, umurimo Imana yampaye usuzuguritse, ariko ukaba hari ikintu gikomeye ukoze uzagira akamaro urusengero. Nuko abarerizanye rya turo, abandi mu gihe bari kumunyaga bamuseka, barangije no kumwirukana, yaza aho barayakiriye. Nyuma ngo baje kuyigurisha, kuyitunganya, ngo ni yaza aho irenga hafi y'amadolari 50,000. Nuko rwo rusengero barwubaka batyo. Pasiteri mbega wowe abayoboke b'Imana nimugira amahoro. Nuko natwe dukozwe ku buryo dukunze kuba turingaye, bantu basanye ubusanye bakitana ibisambo, ati nta kirimo, nyamara wamenye ko si ituro ryawe n'iryanjye. Buri wese afite ituro ryagomba guha Nyagasani. Ushobora kumuha ibitaka, ukamuha amabuye, ukamuha iki bitewe n'ibyo nyine ufite. Iyo Nyagasani yaguhaye nta nibyo nyine uturaho. Niba yaraguhaye ubusa nta nibwo nyine uzatura, niba yaraguhaye ibintu nta nibyo nyine uzatura. Buri wese atura icyo Nyagasani yamuhaye. Ngo umugisha nk'ababyeyi mwe, akenshi twese dushakisha amafaranga y'inosi, tukumva twakusanya amafaranga, ibintu n'ibintu byinshi cyane, ariko tukaza kwibagirwa ko ibintu bidafite umugisha burya ni zero, nta kirimo. Niwakira ibintu rero ubanza urebe harya ibintu birimo umugisha w'Imana, ibintu birimo umugisha nguko gusaranganya. Hari indi tegeko umuhanga yavuze, nimukusanya ati dukusanye twubake kino, dukore igikorwa runaka, uzakore ku buryo bwose bushoboka haboneke mu kuboko kwawe.
imbaga nyamwinshi irateranye iri gukusanya ati tugiye kubaka kiliziya, tugiye gukora igikorwa cy'urukundo, uzakora ku buryo habonekamo icyeregeshwa kandi kawe. Nabyo Mutagatifu Agustin yavuze ati Dieu nous a créé sans nous mais il nous sauvera sans nous. Nyagasani yaturemye nta nama tugishije, ariko mu kujya kuducungura bizagomba uruhare rwanjye n'urwawe. Amen. Urwo ruhare rero ni ngombwa gufatanya n'abandi. Yambaga yari ifite umutima umwe, buri wese agatura uko ashoboye, buri wese agatura icyo afite, buri wese agatura ikimuvuye ku mutima, cya kintu Imana yamuhaye, nuko bose bakishima. Muzishima ryari? Igihe buri wese azatura icyo afite. None iyo uhangisha ugatura n'ibyo udafite ntacyo bizakumarira. Niyo mpamvu iyo umuntu agiye gutura twongera twibutse amaturo dutura ko ari Imana yaduhaye, kongera kubisubiza muri bagenzi bacu dukorera ibikorwa by'urukundo na bwabufasha bose dutanga. Ibyo nibyo biduhesha umugisha. Ubwabyo ubutaka nta mugisha urimo, ariko ikiri imbere nicyo kirimo umugisha w'Imana. Cya kindi kiri imbere uko dukunze gusuzumba bamwe namwe ati ngiye n'ijya utura amafaranga menshi mu kiliziya, ni ngiye wubatse insengero, ni ngiye gukora biriya kubera ingano y'amafaranga watuye. Nyamara naho ndi watuye igiceri kimwe cyari kiriho umugisha, gishobora kuba aricyo byatuye bya bindi kubera umugisha. Akenshi se wanavuze ko abategetsi bakomeye, abayobozi bacu n'abandi nanjye nawe, amaturo yacu akenshi hari n'igihe ajya tubya y'abandi kubera bya byaha twayakoreyeho n'ubundi bugizi bwa nabi bwose. Nuko kaza wishongora uti ngewe nubatse kiliziya, nshyiramo intebe, naguze firigo, naguze ibitambaro muri kiliziya, nashyizemo sima, ninjye washyizemo amakaro ahangaha, ninjye watanze amabuye yagiye kuri urusengero, ninjye ugatangira wiyemera, kandi wasanga wabikuye mu ngeso mbi wa mubyeyi we. Ibyo rero kuye mu ngeso mbi bizatubye bya bindi wa mukene yatuye twaduciri tubiri wa mupfakazi yituriye, nuko ugenda udutubye atanabizi kubera iki ingeso yawe mbi, ingeso mbi zawe zikubuza umugisha. Duharanire twese ko ibyo dufite tubishyira Nyagasani, ubundi atwihera iki? Atwihera umugisha. Kwa Nyagasani impanguye tumuhereza ibyo dufite, nawe akagira gute akaduhereza umugisha. Mubyeyi wabyumvise? Ese ibyo ufite birimo umugisha w'Imana? Ibyo utunze birimo umugisha w'Imana? Ibyo utanga birimo umugisha w'Imana? Guhereza Imana ibyo yaduhaye ibintu bya hano ku isi, nayo ikaduhereza ibintu by'ijuru, le bien spirituel, umugisha. Ndakwifuriza kwakira umugisha w'Imana muri aka kanya, umunsi wose, ibihe byose uharanire kugumana n'Imana no kwegera Imana ubuzima bwawe bwose. Mukomeze mugire Pasika nziza, yifurize mugenzi wawe n'ahantu hose uri Pasika nziza. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ari Mose Mukuru Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.